This is Pamake Vibe. Nongeye kubasuhuza mwe bakunzi ba Pamake Vibes mukomeje kudukurikira umunsi ku wundi. Nongera kubasaba gukora like ndetse na subscribe nko musanzwe mubikora. Ibyo ni ibintu bikomeye cyane biduha ikizere ko turi kumwe namwe cyangwa se turi kumwe twese hamwe ku mugozi umwe. Murakoze cyane ko mukomeze kudukurikira. Uno musinga bangiye kubereka ibintu wakorera umukunzi wawe ukamwibagiza abandi bantu bose akihorera mu bintekerezo ze no kuvuga ati wowe ukihorera mu bintekerezo ze wenyine nta wundi ukujagarira. Yaba umukobwa cyangwa se umuhungu bimwe na bimwe birakora hose, ariko hano cyane cyane umuhungu wowe 100% ibintu biraraninga. Muri kumwe na Pamake Vibes. Kora subscribe maze dukomeze. Ibi ni ibintu bitandatu wakorera umukunzi wawe ukamwibagiza abandi bantu bose ukihorera mu ntekerezo ze wenyine wowe wenyine nta wundi ukuvangira. Twatangiye icyambere kumubwira ko muzarushinga. Icyo ni ikintu cy'ingenzi mu rukundo ndetse n'ibanga rya mbere kugira ngo urukundo rwe rukomeze gutera imbere. Kwizeza umuntu ko muzabana ko nta kindi gituma mukundana, nta kindi gituma umusaba urukundo. Umukobwa hava akagera arota umunsi w'ubukwe bwe, uko azaba yambaye, imodoka nziza azagendamo n'umugabo we, ukuntu inshuti ze zizamutahira ubukwe. Ikintu gishimishije umukobwa cya mbere ni ukumubwira ko wifuza ko azakubera umutima w'urugo mukabana akaramata. Si urota bivuga. Nubwo atabiguhingukiriza iri jambo igihe utararimubwira abagufata nk'abandi bose kuko nyine ababona nta gahunda umufitiye ihamye. Icya kabiri guhora umubwira ko umukunda. Nibyo. Nubwo benshi batabiha agaciro cyangwa bakakeka ko kubivuga kenshi bigaragara nabi, abakobwa bakunda umuntu uhora basubiriramo ko abakunda. Kumubwira I love you cyangwa se je t'aime fort biramushimisha cyane. Uzabigwa nuko uzabimubwira ukabona ibyishimo biramusaze ndetse akabigusubirishamo kenshi. Icya gatatu kumusohokana. Nubwo ubukungu bw'abantu butangana, ariko iyo wikoze ku ikofi ugasohokana umukobwa biramunezeza. Habazwa no kubona abandi basore basohokana abakobwa bakundana akumva yabigusaba akabura aho abihera. Hari n'abakobwa byanga mu nda bikanga rwose bakanga kubyihererana ukumva arabigusabye, burya biba byaramurenze si ugukunda ibintu. Icya kane kumugenera impano. Simvuze ngo uziyemere cyangwa utange n'ibyo udafite, ariko gira igihe runaka umutungura umuha impano. Gukundana n'umukobwa w'imyaka runaka nta mpano umuha rwose ni ubumenyi buke mu gutereta abahungu benshi bibitseho. Impano ishimisha umukobwa si ihenze cyane, ahubwo akantu gato katanahenze rwose ariko umutunguje karamunyura bikanamwereka ko umuzirikana. Keretse yari babandi badutse baba bashaka kurya amafaranga y'abahungu niyo bidashimisha, kuko utubibona kizamukubwira nuko uzamutunguruka mu impano idahenze cyane ukabona bitamushimishije habe na gato. Uzamenya ko nta gahunda ndetse nta rukundo agufitiye, kuko ugukunda nyawe niyo wamuzanira bombo gusa. Bombo bombo ntago yayanga iramushimisha, kuko ibyo byose abona ari urukundo gusa. Naho wawundi ushakira ibintu we aba afite target. Icya gatanu kumujyana mu birori. Abahungu bahise bavuga ati ibi ni ibiki? Ibirori ntago tuba tuvuze ibirori bikaze, ibirori biri hejuru high level. Ikirori ni ikirori. Abakobwa bakunda kwitabira ibirori. Ibi bijya gusa no gusohokana, ariko gusohokana mujyanye mu birori byo ku bakobwa ni injyana muntu rwose. Mufata umujyane mu bukwe watumiwemo, ndetse niba waramwemereye kuzakubera mama w'abana bawe, muganire ndetse munitekereze uko ibiro byanyu namwe bizaba bimeze. Uzumva atangiye kukubwira amakanzu meza, indabo nziza, uzamenye ko wiyongereye amanota wari usanganywe imbere ye. Icya gatandatu kumwereka ababyeyi. Iki ni ikintu ewana final. Iyo umweretse ababyeyi burya ni ikintu kitakimwereka ko nta gushidikanya uyu muhungu n'uwanjye, nta gushidikanya uyu mukobwa n'uwanjye. Ubwo yiyemeje gufata akambwira ati ngwino urebe papa na mama bashaka kukureba.
Ibi ahanini bikorwa n'abamaze kwemeranya ko bazarushinga, nibwo umuhungu ajyana umukobwa akamwereka ababyeyi n'umuryango we, ariko si buri gihe. Niba umukunda by'ukuri mujyana umwereka ababyeyi bawe, bizamushimisha, bimuha icyizere ko urukundo rwanyu rufite intego kandi wizihiwe nuko ari inshuti yawe. Mwereke n'inshuti zawe rwose. Mushobora kutubwira niba hari ibindi twashizemo tutashizemo cyangwa se byagakwiye kujyamo. Muhawe umwanya muti ibitekerezo, manuka hasi kuri comment please, ntugende utaduhaye igitekerezo cyawe.